umukozi aha nta internet atari positive n'umunsi wo mu Rwanda kumera bijyana muziki muri yakoze cyane kuva kera bishageze no munsi afite ibikorwa byinshi afite amateka menshi afite amahiti menshi afite amakorabo menshi nawe si umuntu ni Theogene benshi gitango bose turakora kugira ngo murakoze cyane none baho mugisha kunyakira ntabwo bavuze cyane yego no uta papa Samuel yigezaho turakora kugira okay mahoro y'Imana bane nawe yego nze ko mugone neza cyane ndakuri turabishimira Imana ko biri kose nawe bakadukana namwe kuri kucerekeye ina intatu kubera yuko mufite ibikorwa by'ishyaka Theogene marakora bitari gutora cyane mugabo uno munsi sanze kandi muri kumwe kandi bega uko ana Theogene kuri ndavanye kuri wewe uko ana Theogene ziba byakumariye iki byakunguye mu muziki wawe by'ukuri gukorana na Theogene byangiriye akamaro kanini cyane kuko indirimbo barayiravye kuri YouTube abantu benshi so rero byangiriye ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanjye ko indirimbo barayiravye cyane abantu ikindi naco n'umuntu yarutanguriye mu kuririmba hari ibintu byinshi namubwiyeho tekero umunsi mu n'umwuga wa music mu ndirimbo mpimbaza Imana maze kugira nka kintu n'abandi maze kubivuga byinshi kuri wewe kugira ngo ushobore gukora n'umuntu iyo bataragera hageze no munsi babatega mwaye nawe nike kintu warabe cyane nike experience wa ukeneye kumugeraho urakoze cyane harakantu nagira kadufasha cyane cyane abakurikiye iki kiganiro kuvuga ngo indirimbo barayirebye nawe yivuge yitwa gute irire iyo ndirimbo bayita arashoboye iri kuri channel yanje yitwa Papa Samuel yigezaho ku bantu batarayibona wanje mu gukoresha ntabwo kantu nagira ngo gusora urumva umuntu avuze ngo indirimbo iriho atazi uko yitwa nabi abo umuntu wahita akabukira hano akajya kwirebera indirimbo kandi turamushimira hari abantu batubona umwanya urambuye wo kumva byose ariko ibyo dutangireho bikamubangukira hanyuma mu myaka 18 ngezemo gukorera Imana ndabishimira Imana hanyuma ikindi ngashimira n'abantu bakunze ibihangano byanjye kuba ngihari mukivuga ngo runaka nuko abantu bakomeje kubikunda kuko iyo batabikunda nashoboraga no kubireka wenda nkajya gukora ibindi uyu munsi nkaba mvuga ku bantu baririmbye ariko batakiririmba ariko ndi mu bantu baririmbye bakiririmba rero gukorana n'umuntu nk'uyu cyangwa n'abandi wenda mutazi njyewe icyo mba nshaka kugira ngo nazamura cyane cyane mbonye abishaka cyangwa se abishoboye uyu musore rero arashoboye rwose ibintu bye bikorwa afitemo ubushake kandi ukumva aranabizi abantu bazumva iyo ndirimbo cyane hanyuma rero umuntu amutishe icyo mu Kinyarwanda tubyita gutiza amaboko njyewe nkaba naririmbana nawe nkaba nakorana nawe indirimbo usibye n'imwe n'ebyiri twazikora ikindi bikaba ari ubutumwa bwiza ari ukuyita gukorera Imana nyine nabyo ndabishimira Imana ko nyine mbona abantu baza bangana nkabakira kandi nkabishobora hanyuma ikindi gikomeye kirimo ntabwo nakira abantu bose nakira abaririmba indirimbo zihimbaza Imana niba waba utaririmba izihimbaza Imana ariko wari utigiye kubikora twakora ariko no kuvuga ngo ahanini no kuba numvise ko yafashe intego yo gukorera Imana nanjye ngafatanya nawe ubwami bwa Kristo Yesu. Papa Samuel mu myaka 10 Theogene amaze aririmba indirimbo mpimbaza Imana niki kintu wamwigiye ko niki kintu cyatumye wumva ko kwa Theogene ku by'ukuri ikintu namubwiyeho indirimbo ziwe zarafashije noneho ndamwigiraho n'ibijyanye no kuririmba yego kuko cyatumye kumva ko ari Theogene gusa muri byo bahari ngo imbarana niwe muntu aho zikunda kuva kera namwishimiye niyo mpamvu nashimye niyo experience wakoye kuri Theogene by'ukuri byinshi nakuye kuko tutarakorana nababwiye ko nahoze nkurikirana indirimbo ziwe zikafasha ngo ndazikunze ku by'ukuri tumaze kubonana tumaze kugirirwa iryo bako ryo guhura nawe byampaye umunezero udasanzwe ndamusaba ko twokorana indirimbo nawe arabinyemerera arambwira ati nta kibazo ushobora gufasha
by'ukuri namukuye ibintu byinshi cyane ego mbega Theogene atari ibanga ikintu kimwe warigiye kuri Samuel muri studio ni ikihe kintu wamubonye ikintu nabonye buriya umuntu wese ugitangira aba ashaka kugira ahagera nabonye afitemo ubushake bwinshi ikindi nabibavuze na mbere ubonye umuntu uri gukora ibintu aganisha ku by'Imana bijye biramfasha kuko hanze dufite urubyiruko dufite abandi bantu badafite intego zo kuvuga ubutumwa bafite ibindi bakamamaza izindi mvugo izindi nyito njyewe rero uyu munsi nshyigikira abaririmba indirimbo zihimbaza Imana cyangwa abaririmbira Imana no munsi mwapanze projet yabayeho mbega ninde yazanye idea iyo ndirimbo mbega nde barayanditse n'uyu wayizanye kuko ni nawe nyine wabishakaga hanyuma amaze gukora icyo kintu nanjye ndamushyigikira ngo niwe wazanye igitekerezo nk'umurigeni nka tuzi ko maze gukora byinshi uno muziki murakoze indirimbo zotariho ikigo yashaka akadutera inkunga tukayikorera na video kuko uyu nguyu biramugora njyewe mba mu Rwanda ubu nawe abahangama hanyuma kugira ngo duhure biragorana kuko simbonera urumva rero gusa ngiye ko bizakorwa mbega uno munsi pastor ariko nasanze uri kumwe na Theogene uba hari ikintu ugomba gukora uba habutse kugira ngo mukore video no munsi kuno munsi asanzwe yanaje baramubonye nk'uko yababwiye turiko turarondera muri bwa video kugira ngo dushobore gukora video ko murazi ko video bitwara uburyo bwinshi cyane rero uburyo turiko turabwegeranya kugira ngo dushobore gukora iyo video rero uburyo bubonetse umwanya n'umwanya nubwo bigoye urabona ava kure kuva mu Rwanda gushika ngaha ubona yuko ari urugendo rurerure ariko ndizera ko Imana idufashije ko uyu mwaka dushobora kuzowikorera video mbega uno munsi Theogene yogenda bwa buryo butaraboneka baza ko byokorera gusa mu hakana nizera ko nk'uko yababwiye ariko aramfasha ubwo buryo bubonetse ndibaza ndamwiyambaje arashobora kuza akamfasha tukayikora urumva ko muri kino gihe ari ngaha mubona hafi yawe wowe uriko uteganya gukora muno mwanya kiri ngaha icyo ndiko ndateganya ndiko ndondera uburyo bwa rero umwanya n'umwanya bukaboneka tumuhamagara aze dushobora gukora icyo gikorwa mbega uno munsi Theogene yego kugira ukorane n'umuntu akiri hasi cyane uba wishingiye njyewe gukorana n'umuntu ukiri ntabwo byita kuba akiri hasi cyane nawe cyane urakabije umuntu ufite cano akaba afite indirimbo ntabwo uwo ari we wese washaka gukorana ariko ntubyite hasi cyane ari byo ugira ngo umuntu ni hasi cyane kuko utazi amakuru ugasanga ahubwo amaze igihe ahubwo bitaramenyeye njyewe rero ku bwanjye wari umwe ngo bigomba iki bigenda gute bisaba iki oya bisaba we ko abikora njyewe icyo nkora ntabwo nakwishyura studio ariko nagufasha kuririmba rero nk'uyu muririmbyi hano mu gihugu cya Uganda birahagije njyewe ufite amafaranga yo gukora indirimbo nagufasha mu rugendo mazemo imyaka 18 mugiye pasamo yagarama imyaka 10 muri muziki nikihe kintu umutekera nikihe kintu umubwira uno rugendo nawe maze mu myaka 10 ikintu namubwira icyambere agomba kubikunda cyane kandi akirinda abamuca intege cya gatatu agashaka ukuntu gushyiramo imbaraga kubikunda ni kimwe gushyiramo imbaraga zo kubikunda ni kimwe wabikunda ariko ukabikunda ubireba hari ukubikunda unabikora ukirinda amagambo aguca intege bavuga ko utabishobora bavuga ko ubikora nabi no niba hari umuntu ku isi waciwe intege ndimo nuko umuntu turi kumwe hano uri kudufatira aya mashusho atababwira niwe umuntu twatangiranye nawe umubajije yagukora turabonaga nta kintu kizava muri twe ariko uyu munsi narabikoze bigera ku rwego ntakekaga nimba ibintu bigera ku rwego abantu bagutegera indege rimwe kabiri gatatu maze kujya mu ndege inshuro zirenga 10 ari ibintu byatangiye abantu babona nta kizavamo bakanabibwira hari n'abantu kagati warasaze ati ujya guhinga ugende w'ijoro ati ayo mafaranga iyo yajugunya muri ruhurura ikayatembana wari kuzaba baravuga uti ruhurura yarayajyanye noneho wayatanze aho ubyibuka bazi ko bitazumva ahubwo ndashimira Imana biravuga ngo Imana ifata ibintu bitariho ukabigira ibiriho uyu munsi nta muntu naca intege ntawe nabuza
umuntu wese uziyumvamo gukorera Imana cyangwa no kuririmba niyo utakorera Imana ukiyumvamo Imana yo kuririmba ni Imana nziza. Mbega n'umunsi Theogene haciye kumva izina Theogene yiyumva gutazakira gute ku kibanza? Njyewe nyine kubera ukuntu mbibona njye kumva ngo Theogene numva ari ibisanzwe nta kintu mba mbona cyahindutse. Abantu none nibo bashobora kuvuga ngo umeze gutya na gutya, njye mba mbona ari ibisanzwe, abantu mba mbona ari ibisanzwe gusa nkaba nzi ko hari ikintu nkora nk'umuntu. Kuri Papa Samuel akazamukamo umutekere Papa Samuel namupakiye ahubwo no kumutekera namubwiye ngo azirinda abamuca intege kimwe kabiri nimba bikunda abishyireho umutima, hanyuma uwo bishyizeho umutima ukirinda abaguca intege, abakubwira ko utabishoboye, abakubwira ko ntawe uzagera, basaguha n'ingero z'abo byananiye, uzabwira ngo abo byananiye siti ubwira ngo ugende nzabishobora. Na cyane ko Bibiliya iravuga ngo byose n'urimo meze icyo ni ikinyarwanda ndi kuvuga gushobozwa byari binani, dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Ntabwo kandi mu bintu uzakora bakibagirwa kubisengera, wagira n'inshuti zisenga n'abavandimwe ukavuga uti musengere kubw'umurimo w'Imana, ukabwira abantu uti mbahaye umutwaro yego mu nsengero, ku buryo niyo waba wibagiwe gusenga hari Theo uri gusenga akavuga ati Papa Samuel Papa Samuel nawe Mana umugirire neza n'ibindi nk'uko natwe twese twisabira kandi ni byiza. Papa Samuel ijambo ubwira mukuru wawe? Ijambo namubwira ni ukeneye video y'iyi abantu bikava ku majwi bikajya ku mashusho bakatubona bakamenya ngo Papa Samuel na Theo bakoze indirimbo abantu bakayumva ikabaheza, tugakora n'izindi nubwo kabiri mbivuze iyivuye mu nzira dushobora no gutekereza tugakora ibi. Gusa nta kindi wumva ko byinshi nabivutse burya kabitanga kava mu Rwanda kazaga kugira ngo ashirikire kino gikorwa ni ukuri Uwiteka amugisha. reka mvuge nti abakozi ba Mukozi TV bakoma bakora ibiganiro nona yuko abarinzi birakomeye cyane rwose. Umwe amaze imyaka myinshi cyane muri music n'undi ariko aragerageza kuduga kandi neza cyane akora buri munsi. Reka mwese n'ufunga Mukozi kandi abashimire mwakoze. Murakoze namwe Imana ibahe umugisha Theo. Amen. Tutibagiye abantu gusimbira kuri channel yanjye vraiment nandikemo Papa Samuel gezaho fyonda subscribe kugira ngo ibikorwa tuzoza turakora nino video tugiye gukora kugira ngo muzoe mu bande mu kuyibona iyi video. Murakoze Imana ibahe. Ubwo nanjye rero nanjye batonde subscribe Papa Samuel no kwa Theo gusa babireba official. Imana ibahe cyane.